Nyakubahwa nk'iyi fagitire yisubizeyo kubera ko ntabwo ndi bwishyure. Uvuze ngo ntabwo urishyura? Wariye byose none ngo ntushaka kwishyura fagitire? Nta mahitamo mfite, nta mafaranga mfite. Niba nta mafaranga wari ufite ntabwo watumije ibi byose, sibyo? Uzi impamvu nabitumije se? Ndashaka kumenya uko bimereye umuntu yicaye muri izi resitora zihenze, kandi nari nshonje, nta kindi rero nari gukora. Nizere ko uri gukina. Waba nta soni ugira pe. Nimbwira boss arahamagara polisi igutware. Tuza mukobwa, nta mpamvu yo guhamagara polisi, ahubwo nshobora gukora isuku kugira ngo nishyure iyi fagitire. Ariko ntabwo wumva kwishyura iyi fagitire byagusaba gukorera ubuntu iminsi 4, kubera ko watumije ibiryo bihenze muri resitora nibyo watumije. None dukora iki? Ese wahamagara polisi? Ese wahamagara boss wawe cyangwa nagenda? Nuwe mwanzuro ufashe? Nta kundi ubwo ngiye gukora ko yanjye nkwishyurire fagitire yawe. Oya nyabuneka, amafaranga ni ayawe, ni ibiki ugiye gukora? Ngiye kukurinda kuba imbohe ya resitora. Noneho nagenda sibyo? Aka kanya ihute. Gusa ugomba kumenya ko nkwishyuriye nkaba nsigariye aho. Mbere y'uko ugenda nkeneye kugira icyo nkubwira. Ufite umutima mwiza, urakoze kumfasha, kandi uzahemberwa buri kintu cyose unkoreye. Njye ntabwo nshaka ibihembo, mbikoze kugira ngo udafungirwa ahangaha gusa. Ndabyumva. Hagati